Abakunzi ba KOP rero twongeye gusura akarere ka Bugesera, ubushize twakanyuzemo tugenda tugana ku mayaga tujya za Butare, tubereka uburyo ishyamba rya Kibugabuga na Ngeruka rimeze, tugera ku Ruhuha, tugera Nyarugenge na Shyara, tugera ku kiraro cya Rwabusoro turazamuka tugera Nyamiyaga, turazamuka turinda tugera i Nyanza. Icyo gihe twari mu rugendo, uyu munsi noneho twaje kongera gusura akarere ka Bugesera, ahantu heza nyaburanga. Ubu rero hano turi ku musozi wa Rebero, ariko ni Rebero ya Bugesera mu murenge wa Mayange, aho twitegeye cya gice cyose twanyuzemo tugenda. Ngira ngo ubu noneho twitegeye ibiyaga bitatu, nubwo ntazi amazina yabyo, ariko nzi ko harimo Cyohoha, hariya hasa naho hafite igice gisa n'icyakamye. Hanyuma imisozi twanyuzemo ya Ruhuha iri hakurya, dukomeza za Butare. Noneho twitegeye noneho urundi ruhande, ishyamba rya Kibugabuga twari twarinyuzemo hagati, ariko uyu munsi noneho turutse iburyo. Ngira ngo ya mirima y'ibigori twagendaga tubona ahantu hasa n'ahahinzwe n'imashini, noneho ubu murahareba neza, n'ikiyaga n'iki n'ikindi. Hari n'ikindi mo hariya hasi usa n'uwambuka mu murenge wa Mareba, gisa n'icyakamye ariko gisigaranye amazi makeya. Uyu musozi rero nk'uko muraza kubyumva mu majwi menshi, abantu bahari benshi baba baje gusenga, natwe turasenga, ariko tuje no kugira ngo tumurike ibyiza nyaburanga by'aka karere benshi batazi. Ahangaha twabonye icyapa kivuga ko ibikorwa bya hano byose bigomba gusabirwa uruhushya, nubwo tutarusabye ariko barihangana, natwe badufate nk'abaje gusenga, ariko nibura tugerageze kumurikira abatazi aka karere. Uyu musozi wa Rebero rero uriho usa naho nawita mu Kinyarwanda bawita rwanze kuma. Ikigaragara nta kintu cyahera, ni ibibuye bishinyitse, ni inturusu zananiwe, ubona ko zanze gufata, ariko ikigaragara ko ari umusozi witaruye. Abantu barasenga bagafashwa, niko nabibona nkurikije abantu nahasanze, ntabwo bahazira ubusa, bifate gutyo. Ariko ikigaragara cyo nuko iyo bahageze baba bafite concentration nyinshi cyane, begeranye n'Imana. Buriya wenda mu bo basengera natwe turimo, nubwo twe tuje mu kazi, ariko twifatanyije nabo. Dukomeje imbere, ubwo twari twitegeye igice cy'umurenge wa Mareba, inyuma hari uwa Nyarugenge, hano hagati harimo uwa Ruhuha ukurikirwa na Ngeruka, hakaza k'amabuye yegera ishyamba, ngira ngo ni biriya biyaga, ishyamba ngiririya. Hanyuma noneho ubu noneho tugeze aho twitegeye umurenge wa Mayange neza, wambutse amaso ugera mu Waririma, Gashora yo sinzi niba turaza kuyireba neza, ariko turaza kuhagera. Uyu musozi wa Rebero rero ni Rebero koko, iyo uhagazeho Bugesera yose uba uyireba, ukambutsa amaso ukagera Kibungo. Ndambutsa amaso nkabona amayaga y'igice cya Gitarama, nkambutsa amaso nkabona amayaga ya Butare, ndambutsa amaso nyuma ya Ruhuha nkabona i Burundi, nakwambutsa amaso Gashora nkabona Kibungo yose igahita isekera uko yakabaye. Hanyuma nyuma y'uno musozi ndabizi neza ko nk'uko muza kubibona, ndaba nitegeye Ririma. Inyuma ya Ririma imisozi Kabukuba muri Juru na Mwogo, wambuka hakurya ugera Karenge mu biyaga bya Mugesera. Uyu munsi twasuye ibiyaga mbyite ko ari 4 biri mu gice cy'iburyo mu karere ka Bugesera, ariko mu gice cy'ibumoso za Mirayi, ugenda ugera za Rweru, ugenda ugera za Sake, ugenda ugera za Mugesera, naho ni agace k'ibiyaga. Iki nacyo kintu gikunda gutuma abantu bibaza cyane, bavuga bati ese ku cyaka karere kagira amazi makeya, amazi akoreshwa mu ngo akaba makeya, nyamara hari ibiyaga byinshi. Iryo ni ihurizo na n'ubu ritarabonerwa igisubizo, ariko ikigaragara cyo muri aka karere harimo ibiyaga bishobora kuba bigera mu 9 cyangwa binarenga. Ni ihurizo rero rikomeye kuba hakiri ikibazo cy'amazi, ariko ni mu gice cy'ibiyaga byinshi
byinshi. Ubu ibi nibyo mu kaboko cyoho hane ebyiri, hari n'indi iri inyuma, ya Ruhuha hahoze ari muri komine Ngenda, hanyuma tukagira n'ikindi gice noneho cyahoze ari muri komine Gashora, aricyo kirimo ibyo biyaga navugaga bya Mirayi, bya Nyagashanga n'ibindi byinshi. Ni ahantu rero hateye hari amahumbezi. Iyo uhari ureba nirebero ko urareba kweri. Abantu benshi baba bazindukitse bazanywe no gusenga. Tugeze aho twitegeye cya kibuga cy'indege cya Bugesera kimaze iminsi cyubakwa, kitezweho kuzazamura ubuhahirane hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Ikibuga cy'indege ngira ngo murakibona, dore ya misozi ya Kibungo noneho turayitegeye rwose. Hanyuma dore ya imisozi ya za Mugorore na Tabarare, hirya ya Ririma wambutse Nyagashanga, inyuma yayo ubugeze muri Bicumbi za Karenge, za Nyakariro, za Rukori, naho turahitegeye. Uyu musozi wa Wiserebero rwose yakabaye ahabwa credit, azi kwita kuko uwuriho urareba kweri. Iyi ni Mayange. Iyi ni Mayange, Nyamata twayisize ibumoso. Ngira ngo ukomeje urenze Mayange hari kuri Mbyo, bajyaga badusetsa kera bavuga ngo konseye wa Mbyo yitwa Mbyogo, ariko sinzi ko nta bakonseye bakiriho. Urenze Mbyo ugera Igako, ukagera Riziere niho hakata umuhanda ujya Ririma uciye Nyabagendwa, cyangwa se ugakomeza umuhanda ugera ku mupaka uciye Ramiro ahashamikiye ujya Kibungo, ari naho hazaserukira wa wundi twita umuhanda Ngoma Bugesera Nyanza, ari nawo twaciyemo ubushize dufatiye mu gice cya Bugesera tukagenda tugahinguka i Nyanza ku Mayaga. Tugeze hakurya y'ikibuga, umusozi muremure wa Kabukuba murawureba, n'indi misozi ikurikiyeho ikagera muri za Bicumbi. Mu kanya turaba tureba ni Kigali. Abo mubona bandi bari kuri uno musozi nabazanywe ahanini bazanywe no gusenga, kwegereza Imana. Ni byiza cyane, nta nubwo nta community yabaho itegereza Imana. Ndabona imisozi nkabonamo umusozi nirebero koko, ndabonamo umusozi muremure ntekereza ko ari nka umusozi ubanziriza Fumbwe, umusozi nka Ruhanga, Gicaca, wegera Gikomero. Hariya mureba inyuma ya antene cyane niho irari imisozi, ni imisozi yahoze nk'iya Kigali ngari centre, kuko naha hari Kigali ngari. Bibutsa ko hari Kigali ngari, komine Kanzenze, komine Gashora, komine Ngenda, byari bya prefecture ya Kigali ngari, na zira za Bicumbi turi kureba. Ariko mu kaboko k'iburyo ukomeje uragenda ukagera za Kibungo, iriya misozi miremire ya za Kibungo, mu bice bya za Rukumberi, za Ngoma, za Mutenderi ni inyuma, zaza ni nko mu kibaya. Urabona ko ahangaha koko ni mwirebero, nirebero kubera ko ubwo tuvuye mu majyepfo, igice cy'amajyepfo cya Bugesera, twarimo tuvuga igice cya Ruhuha, Ngeruka, Kabukuba, Nyarugenge na Shyara mu gice cy'amajyepfo. Hanyuma iburasirazuba ahangaha duhagaze ni muri Mayange, hirya hari Ririma, hakaba na Gashora. Hariya kiriya gisozi ni muri Juru, umusozi wa Kabukuba uri muri Juru, hino hakaba umurenge wa Mwogo. Hanyuma rero mu kaboko k'ibumoso dusubiye i Kigali, ngira ngo hano twitegeye Gahanga, twitegeye Rebero nkuru, ubwo ni ukuvuga ngo Rebero ya Kigali itari iyi ngiyi duhagazeho ni iya Bugesera. Iyi ni Rebero ya Bugesera. Izi ngira ngo kari gasozi niko bita Maranyundo. Hanyuma hose ni mu murenge wa Mayange. Hano uzamukiye ku Gahembe, hahandi abantu abasportifu b'i Kigali bajya baza guhekenyera no gutamira. Iyi ni Gahembe, ngira ngo niho urugabano rwa Mayange
na Nyamata ruri hariya murabona ni ntande bategura ikibuga cy'indege murabona ukuntu ari hanini hahoze ngira ngo ari utugari twa Karera na kandi ko yo muri Ririma tugari tubiri ko nigeze kuhagera rero tugarutse Kigali ngira ngo murabona ya misozi Kigali umuntu wisuye umusozi Rebero rwose basamushaka izina rye barimenye azi kwitegereza nta hantu utareba muri kino gihugu ubu nubwo amaso yanjye arayagisaza wenda ahantu ntareba ni mu burengerazuba ariko byanze bikunze amajyaruguru nayabona ko byanze bikunze nabona umusozi wa Shyorongi nabona umusozi wa Zoko iyo yose niyo mu majyaruguru nabona uwajari igice kimwe kiri muri igice kimwe cy'umusozi wa Jari kiri muri mu mujyi wa Kigali muri Gasabo ikindi kikaba mu wa Masoro cyangwa Murambi cyangwa Ngoma muri Rurindo ariko iriya misozi irenga harimo iya Byumba harimo za Rutare harimo za Rutare harimo za Gihembe wazamutse cyane za Nduba ngizo turimo turazireba aha ni Kigali no kuvuga ngo uyu musozi wa Rebero duhagazeho ibumoso urasubira mu mujyi wa Kigali imbere tukareba ibice bya Masaka ucishije amaso hejuru umurenge wa Mwogo n'igice cya Kabukuba ugahita uhinguranya amaso yurenze Masaka birumvikana ugeze niyo mpamvu duhita tubona umusozi wa nawita nuwa Gicaca hagati wa Gicaca usa naho ubumbatiye Ruhanga na Mbandazi ubwo ni imbere hanyuma igice cy'Iburasirazuba turareba igice cyahoze ari Kibungo ubwo na akarere ka Rwamagana n'akarere ka Ngoma ubwo igice cyitwa ko ari icy'iburyo ko nari nababwiye ko mu gice cy'amajyepfo twarebaga ya mirenge 5 y'akarere ka Bugesera Kabukuba ukurikirana Kabukwa Ngeruka Ruhuha Nyarugenge na Shyara na hino yaho hakaba hari mareba unyuramo kugira ngo uciye mu muhanda w'itaka ugaca muri cya kiyaga cyatangiye gukama ukagera ukabona kugera za Ruhuha ariko aho kaburimbiziye benshi banyura umuhanda uca mu ishyamba nyine rya Kibugabuga ahandi bakunda kuri ati Kibugabuga na Ngeruka we urubambyingwe kubwasoro na Mutendewe urubambyingwe naho zaraharaye mama umva rero we doramazi ngayo nguko ngiryo ishyamba rya Kibugabuga twariciyemo hagati uyu munsi turarirebesha amaso ya kure kugira ngo ababasha kugira nubwo iki cyanya duhagazemo gisa naho ntabwo nakwita ko ari igikomye ariko harimo icyapa kivuga ko hakorerwa ibikorwa byasabiwe uruhushya ariko buri wese yarusabye nibaza ko aka kayaga nawe kamugwa neza kamugwa neza kaza akakota ni kwirebero kweri umva ko bagira ngo iki uyu muntu kwibeshya nibyo yibagiwe iyo urebye aha hantu uhahagaze aho uri hose donc uhagaze kuri Rebero uba witegeye hafi ibice byose usibye uburengerazuba hano intara zose iyi hanga duhagaze ni mu burasirazuba umujyi wa Kigali nguyu uburasirazuba nguburiya amajyepfo twarimo tuyabereka na ahantu heza cyane rero witegeye ikibuga cy'indege umusozi wa Rebero ngira ngo kuba ukomye ni ngombwa ntabwo bawubakaho uteyeho ibiti urimo amabuye na ahantu ho kwinspira na ahantu ho gufasha abantu gutekereza abasenga bakegerana n'Imana abakora imishinga birashoboka abakora projet de mémoire abandika ibitabo ahangaha rwose birashoboka cyane natwe niyo mpamvu inspiration yaje niyo mpamvu nkahangaha iyo hageze ushobora guhimba amape murabona ko yego ahangaha rwose urabona ko hagaze ahangaha mu kayaga ibitekerezo bishobora kuza ushobora guhimba umuvugo ushobora guhimba indirimbo ushobora gutekereza byinshi ushobora kwitekerezaho hakagera byinshi bihinduka mu bihe mu byo wakoze gukora evaluation y'ibyo wakoze mu gihe gishize cyangwa se mu gihe no gupanga igihe kiri imbere n'abantu bashobora kuhasohokera nubwo ntaza amabwiriza neza ikigaragara cyo nta bintu byo kuhata imyanda unasohokeye icyo waba ufite cyose umwanda wawe ugomba kuwusubiranayo ni ahantu hasa naho akarere ka Bugesera gateganyiriza igikorwa kimeze nk'icy'ubukerarugendo ko n'ubusanzwe Bugesera yose gewe nuko gewe nkurikije uko nyibona naho ni ahantu h'ubukerarugendo
abavuga rero abavuga rero iby'ibibanza ko byahenze ngira ngo muracyabona ubutaka buri vide, icyo mutabona ni ubutaka bwegereye umuhanda, ariko imihanda ya Bugesera hose irimo. Ni ukuvuga ngo icyo utatekereza ni uwa kaburimbo, ariko ahandi mo hagati ushobora kugenda uyibona. Murabona ko hari n'imisozi itaraturwa cyane, bivuze ko buriya butaka wakenera kubuturaho cyangwa kubuhingaho ashobora kubisaba ashobora kubugura, agasaba uburenganzira, agakoreramo icyo ashaka. Ngiyi rero Bugesera rwose ubu ubu murenge ngira ngo twaturutse Ntarama dufatanya Amata, tugeze Mayange, Mwogo, Juru, Ririma, Gashora, Rweru hirya, Kamabuye, Ngeruka, Ruhuha, Nyarugenge, Mareba, Shyara, manza hano harimo witwa Musenyi, ndakeka Musenyi. Ubwo nagerageje ibyo nzi kuri n'Amayange duhagazemo, bien sûr n'Amayange duhagazemo. Aka karere rero biragaragara ko ari akarere nubwo kagira imvura nkeya, ubu twahageze imvura iheruka, urabona ko hatoshye. Ikibazo cyaho kugira ikibazo cy'ibiribwa cyangwa se izuba rimara igihe kirekire, gishobora gushakirwa umuti n'abatekinisiyen bakareba uburyo none ya mishinga ya leta RAB na Minagri bakunda kuvuga yajyanye no kuhira. Ahangaha kuhira biroroshye kuko hari ibiyaga, gusa ikibazo ntago ndamenya aho kiva. Nigeze kubona muri raporo ya Autorité Générale bavuga ko hari utumashini 150 twageze muri kano karere tukaburirwa irengero, twagombaga kuhira. Ariko ikigaragara cyo kuhira mu Bugesera birashoboka, parce que hari ibiyaga kandi haratereye, nta misozi hanamye. Ntago wajya kwigisha kuhira mu karere ka Burera cyangwa Gicumbi, reka nihereho, ntago wajya kwigisha kuhira mu karere ka Gicumbi gafite ikiyaga kimwe cya Muhazi nacyo kiri ku mirenge nk'ibiri cyangwa itatu, usize Bugesera bigaragara ko hafi imirenge yose yaba ifite aho yabihurira bya hafi cyangwa bya kure n'ibiyaga. Bakunzi rero ba KOP, byinshi tubikora mu nyungu zanyu, tuba tunakeneye ko munaruhura mu mutwe. Ntabwo igihe cyose tuzajya tubaha ibintu bikakaye, ntabwo igihe cyose twajya tubaha ibintu bikakaye. Ngira ngo mubona ko hari n'ababa baje gusenga bazanye n'abana nabo bakota kano kayaga, ntabwo ari umwihariko w'abakuru. Ariko ikigaragara cyo nuko abantu babishatse, aka ni akarere kaba ikigega cy'igihugu ku biribwa, ku mboga n'imbuto, ku binyampeke, ku binyabijumba, ku binyamisogwe no ku bikomoka ku nyamaswa. Haba ubworozi bw'inka, ubw'amafi. Amafi hano ni muri Tamira ifi munyarwanda rwose. Ifi ntiwayibura, inkoko barazorora n'ibindi byinshi. Ariko usibye n'ibyo n'imiturire, abantu bagifite ahantu babyiganira, bavuga ngo hari uturere dufite ubucucike. Ngira ngo murabyibonera ko Bugesera ku miturire, usibye ahangaha ibumoso nari imberetse Mayange na Nyamata, ahandi usibye mu tuntu tw'udusantere nka Ruhuha, ngira ngo nk'ahangaha imbere yanjye murabona ko ushobora gusanga nk'abaturage buriya ni nk'abangahe, nka 2 kuri kilometero karimwe. Ubwo ndagerageje urabona ko hadatuwe. Kandi ikintu gituma ahantu hitabirwa guturwa ni iki? Ni ibikorwa remezo bijyanye n'ubuzima: amazi, amashanyarazi, imihanda, amashuri, amasoko n'ibibuga by'imipira. Mvuga ngo rero nk'iyi misozi yose ishobora gukorerwa gahunda, ibyo bikorwa remezo byamara kuhagera bagakata ibibanza. Biroroshye gukata ibibanza muri Bugesera, ntago bivunanye kubera ko nta musozi imashini iba yenda kurira, usibye ko hari aho yahura n'ibuye ariko bitari cyane. Bivuze ngo gukata ibibanza hano ni ibintu byoroshye. Kandi hangaha hakaswe ibibanza, abantu barizana. Umunyarwanda wabonye ahantu hari umuhanda, hari amazi, hari umuriro, aho hantu rwose haba hari ubuzima. Iyo hari ishuri ry'umwana, hari ivuriro, hari isoko, araza. Nibaza rero ko ubwo ndimo ndakopeza Richard Mutabazi nawe ntabwo akarere gafite ubutaka bungana burya kakabaye gahora imbere, kandi koko n'ubu kaza imbere kubera ko abantu benshi barakitabira. Ariko abicara i Kigali bakavuga ngo ibibanza byarahenze, biterwa n'icyo ushaka.
nugishaka kuri kaburimbo ugomba kuba witwaje inote, ariko icyitwa ubutaka tutandukanye ibibanza n'ubutaka. Ubutaka hano burahari, ayo baguca yose nibura ukanabubona, hari naho utabasha kubona. Ariko ngira ngo murabona nko kino gice cya Bugesera nise y'amajyepfo, urabona ko hakiri amasambu yo guhinga no gutura. Abantu bitabiriye gutura mu midugudu, hagasigara ahandi ho guhinga. Niba bitaba biterwa wenda nuko haba haraguzwe n'abandi bantu bakomeye bakure, ariko ikigaragara cyo ubutaka bwo gutura burahari n'ubwo guhinga burahari. Igisigaye ni ukumenya ngo ese igikenerwa n'umuntu utuye birahari. Igisubizo cyo nanjye ndi bubasubiza ko ari oya, kuko ikintu cyitwa amazi muri kano karere gikomeza kuba ingume nubwo hari ibiyaga. Ubwo ikiba gisigaye ni iki? Ni ukuvoma, ni ugukogota amazi mu biyaga ugashyira mu matiyo, amatiyo akagenda akagera mu ngo z'abantu. Nubwo yaba ari umushinga munini ariko wakorwa bigakunda. Ni icy'ingenzi nuko biba biri mu mihigo, bikaba biri muri gahunda. Twahageze rero ari no mu gihe cy'ibizamini, abarimu bari mu kazi kabo. Twabonye umwana bari basubije iwabo ngo nta mafaranga y'ibikopi. Igihumbi cy'ibikopi umwana rwose cyari kimubujije gukora ibizami, kandi yiga mu wa gatandatu. Ariko kubw'amahirwe nyine turahuye, duhuye ari gushaka aho nyina yagiye guhinga. Ni umwana ukomoka ku muryango wavuye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo, mu kagari ashobora kuba ari Mukiza cyangwa Amagi. Afite nyina wibana, isengo yarabataye, hanyuma babana ari abana 4 na nyina ugenda ahingiriza akora bubyizi, akora imisiri ku bana 4. Akaba akodesha harya batubwiye kwa Vitali, akaba akodesha kwa Vitali. Uwo mwana rero urumva yaragiye gusiba ikizamini, ariko kubw'amahirwe turahura tubyigaho, tureba uburyo yasubira ku ishuri. Ntabwo umwana w'umunyarwanda igihumbi cyatuma asiba ikizamini, nubwo wenda hari abandi bashobora kubisiba, ariko uwahuye na KOP we ntabwo byakunda nkurikije uko KOP ibaho nk'umuryango mugari. Umuhanda rero urabona hateyeho ibiti twita ibya Mutsindashyaka, kuko niwe muyobozi wabashije guteresha ibiti ahantu henshi, haba mu mujyi wa Kigali, nyuma akaba guverineri w'intara y'Iburasirazuba ateresha ibiti. Umuhanda uri mu biti rero niwo ukomeza ukagera ku mupaka, uragenda ukagera imbere ukigabanyamo, hakaba igice uko nabibabwiye ugeze Riziyeri umuhanda bita kugana riri muciye nyabagendwa, undi ugakomeza nanone wagera imbere ukagera Ramiro, ukabona ugana Ikibungo uciye Sake na Zaza, uwo nawo watangiye kuba kaburimbo. Ukaza kugera ahandi ubona irindi shami ryinjira muri Rweru, ahantu ugera ahantu mu butaka busa naho bwaguzwe cyangwa bufite nyirabwo, kuko harimo umuhanda, harimo na bariyeri. Ukaza kugera no kundi muhanda ukata iburyo, ari wa wundi twanyuzemo tujya Ruhuha, hanyuma ugakomeza ukagera ku mupaka w'u Burundi, nubwo ufunzwe. Igihe turanabyizera ko uzagera ugafungurwa, imihahiranire igakomeza. Uyu muhanda rero niwo ugenda ugakomeza, ubwo iyo umaze kwambuka ku mupaka ugera hakurya mu Kirundo mu gihugu cy'i Burundi ugakomeza. Uyu niwo muhanda mugari, ni na mushyashya, ntabwo kera Bugesera yagiraga umuhanda wa kaburimbo. Abantu binaha barabyibuka, hari umuntu ntari buvuge izina wavaga hano akajya kwiga mu Birambo. Ejo twagiye tumuvugaho, akavira mu muhanda w'itaka kuva Nyamata Didi, n'ibibuye byari hari aho bita mu Ninda, akagenda yagera Sonatube akinjira muri kaburimbo akanya gatoya, akagera Igitarama, yagera Igitarama akabafasha wa Kirengere na Byimana no mu ngendo mbi na Buhanda Gitwe, akaza kugera mu Birambo. Abantu bagenze muri urwo rugendo reka tubasuhuze, ndabizi ko hano bahari. Hari abo kubera iyo nzira n'imodoka ntoya zari zihari za matatu no gutendeka abantu babyigana, yakubitaga mu mukuku, umuntu agakubita amavi cyangwa se ruseke akayikubita ku ntebe y'imbere. Umuntu rero twakoranye yahagenze imyaka 6, ku buryo imirundi ye ukoraho agataka. Iyo ukoze ku mirundi yarataka, kubera iyo mirundi yayicekanze muri uwo muhanda Nyamata Kigali na Gitarama Birambo, ari imihanda y'itaka. Ahagenda imyaka 6
ni mubyibaze nawe. Imyaka 6 ku muntu, imyaka 6 ubwo nuko yakoraga ingendo 6 mu mwaka. Kuko ibihembwe buri ibihembwe bitatu arero turu buri mwaka ingendo 6, ubwo ingendo 6 ku mwaka mu myaka 6 yakoze ingendo 36. Niyo mpamvu rero kuri ino saha numwe nzi, ariko ushobora gusanga hari nabandi kubera iyo mihanda uko yagendaga ibajegeza muri zo modoka ntoya no kubyigana n'ibibuye byabaga bishinyitse muri iyo mihanda yose, babeshi bavanyemo icyo nakwita nk'uburwayi, ko imirundi yabo ihora itonekara n'ubu ntirakira. Ni ukuvuga ngo nk'inyama yoroshe kuri ruseke isa naho yahangirikiye. Ubu rero murabibona nyine wapfuye yarihuse, noneho Bugesera uraturuka Nemba ku mupaka ukarinda ugera i Kigali unyerera. Rero nabyo biri mu bitatse mu byiza bitatse akarere ka Bugesera, ngira ngo murabibona rwose ko ubutaka bugihari. Abicara i Kigali bakavuga ngo harahenze, kiretse nuza ushaka Nyamata bazaguhenda, ariko se ubu nkaha hari reba hakurya y'ikiyaga barasa ubutaka. Ubu ntitubarangiye n'abashaka ubutaka bwegereye amazi, nukwikwiza ariko burahari. Ikibi nuko bwabura, ikibi nuko wafite amafaranga ukabura aho ugura. Ikigaragara cyo hariho nanjye haraho nari ntaramenya. Ikibi nuko kugenda twese tukashaka kubyiganira muri Ntarama, muri Nyamata, muri Mayange, ariko ikigaragara cyo n'indi mirenge, iyi mirenge y'amajyepfo kandi irimo ubukungu. Iyo urebye centre ya Ruhuha, inzu zihari bigaragaza ko abantu baho batunze ku ifaranga kubera amasaka hari, ngira ngo n'ibishyimbo. Ubona ko atari inzu yubatswe n'umushonji. Cyane cyane iyo urebeye ku muhanda ukinjira mu gipangu inyuma ukareba amanegisi ahari, ubona ko ari amazu yubatswe gikungu, nta kurondereza ubutaka, nta kurondereza isima, nta kurondereza amatafari, nta kurondereza amabati. Iyo ugeze muri centre ya Ruhuha ihita iguha isura y'uburyo icyari komine Ngenda cyari kibayeho. Bigaragara ko rwose komine Ngenda yari ikigega cy'ubukungu, bw'igihugu. Kandi n'ubu nubwo haba harimo za birantega zimwe na zimwe guhindura gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi, n'ifungwa ry'imipaka rijegeza ari amasantre yegereye umupaka. Kuko ubwo twajyaga ku mupaka umunsi bawufunga, twahuye n'abantu abarundi batubwira ati dufite abana bigaga mu Rwanda, dufite abakobwa twashyingiye mu Rwanda, donc ubuhahirane burahagarara. Bivuze ko centre ya Ruhuha yahahirwaga cyane n'abarundi. Wenda nitugira amahirwe imipaka igafungurwa bizongera bigaruke, centre ya Ruhuha yongera ihinde, bahahirana n'abarundi barema amasoko y'u Burundi, n'abarundi bakarema amasoko yo mu Rwanda. Ngiyo rero akarere ka Bugesera, nubwo duhagaze ku musozi wa Rebero, nuko twakababwira ariko tuberetse nibura ko kagifite ubutaka. Ngewe sinzi n'abavuga ubucucike aho babikura mu Rwanda. Urebye iki gice rwose amabati wayabara, usibye aha hanyegereye ngaho ambutse amaso. Kugira ngo ubone urugo nugushishoza cyane. Ukareba mu birometero kare nka 5 ukabona ingwe 2. Iki ni kigaragara rero ko n'ubutaka ari ubutaka bwo guhinga ari nubwo guturwa buracyahari, nubwo bugomba gucungwa neza abantu ntibabusesagure, ariko burahari. Wenda abuzukuruza bacu nibo bazatangira kugira icyo kibazo, ariko kugeza kuri ino saha twebwe turabufite, n'abana bacu twarabubashakiye. Ubwo abuzukuru nitubushaka tuzabubona, tuzagorwa n'ubwo abuzukuruza. Mwakoze rero cyane, mbiseguyeho cyane kuba ntangiye kuvuga bya bindi bikomakomeye. Ntabwo ari ngombwa cyane, ntabwo ari ngombwa ko buri munsi tuvuga ku bintu bikomakomeye cyane. Turabizi ko hari ibindi biraje ishinga Abanyarwanda, ariko bakeneye no kuruhuka. Kandi n'ibyo biraje ishinga, n'ibyo bindi bikomakomeye hari abandi baba babivuze, si ngombwa ko tugomeza tubisubiramo. Dukeneye n'ubudasa mu mikorere. Ntabwo ari ngombwa ko, ndabizi neza ko abantu baba banyoteye kumva ibya Kongo by'intambara ibiki, ariko bakeneye no gutuza bakamenya se umunsi amahoro yabonetse ni hehe umuntu yatemberera akaruhuka. Nk'aha hantu rwose nahakunze cyane, nahakunze nkurikije n'abantu nahasanze baje gusenga biyegereza Imana. N'undi wese, n'undi ufite niyo utazuze gusenga, hari undi muntu
musanganwe mufitanye ikibazo cyangwa akabazo koroheje mushobora kuza mukagacoca mugataha mwese mwera ku mitima. Ariko iyi ngiyi iranahaka. No irahaka cyangwa irahaka kuko ifite amezi rwose, ifite amezi makuru. Ahantu rero nubwo batubwiye nyine ko byose bisabirwa uruhushya, murabona ko abashoboye kuragira bararagira. Abantu bajya bibaza impamvu ihene z'i Bugesera zihora zitoshye zikanagura makeya bitarakomera. Icya mbere nuko ziragirwa ku gasozi, icya kabiri nuko ubwatsi buhari, icya gatatu nuko haba ibyatsi bitose ari bikeya, hakunze guhora ibyatsi byumye n'itaka. Ihene rero yari ibyatsi byumye ikarya n'itaka, ishisha kurusha yariye ibyatsi bitose bitohagiye, kubera ko ibyo bitohagiye biba byifitemo n'amazi na digestion, kugira ngo mu gifu cy'itungo ntibibashe kwihuta. Murabona ko izi hene ari nziza cyane. Urabona ko ihene rero wayirekuye ikisanzura ikabona ubwatsi, buriya ihene zitororoka. Ahangaha mu karere ka Bugesera haba n'ihene zibyara batatu, kubera uyu mudendezo, uyu mutuzo ziba zifite. Higiye kubyara ibyara batatu. Ariko se ihene yororerwa mu kiraro ikarira ku isaha, ikarira ku isahani, izakura gute? Bayigerera. Ahangaha itungo riri ku gasozi ririgenera ibyo rirya, ryahaga rigataha, ariko rya rindi ryo mu kiraro ryo rirategereza ngo baranzanira ryari. Ubwo rero byumvikane impamvu kano gace kagira ubworozi bw'ihene, ihene zororoka, nuko niba habasha kuboneka ihene ibyara bakikabyara babiri, ntabwo ari kimwe n'ahandi zirwa mu kiraro igiye kubyara, yikabije ibyara kamwe, kandi nabwo rimwe mu mwaka. Mu gihe iyi rebesha zimwe niba ari uguhaga niba ari uguhaka, ariko kigaragara cyo rwose urabona ko zimeze neza. Ikigaragara cyo nta hene ya hano ishobora kubyara munsi ya babiri, zose zibyara babiri cyangwa batatu. Mu gihe mu bindi bice aho zigaburirwa mu biraro ishobora kubyara ikabije ibyara babiri, ariko akenshi ibyara umwe. Kubera iki? Kubona ubwatsi bigoye, ibugererwa ubwatsi bwo ku gipimo, bwo ku masaha. Ariko murabona izi ngizi noneho iyi ngiyi iranarisha yota n'aka kazuba k'ikirengarenga gafite ya vitamine, mu gihe iyo mu kiraro yo niba ibonye n'ibyirya irabirira ahantu hafungiranye hatagera izuba. Byumvikane ko n'ubwo bwisanzure bw'itungo bushobora kugira uruhare mu myororokere yaryo. Niyo mpamvu mu bindi bice usanga amatungo ahenda, ariko hano Bugesera ukabona ko azirororoka. Ihene ibyaye batatu kuyigurisha ibihumbi 60, 80, mu bindi bice bigura 150. Bigaragare ko rero hano nibura n'ubu bwisanzuriro ni bwiza muri kano gace. Ahangaha ku musozi wa Rebero, nubwo abantu baba banyuranamo basenga, ariko n'abaragiye baba bahari, n'amatungo meza ashishe. Urabona nk'iri ukuntu yurira, aha buriya iri no muri siporo. Urabona ko iragororoka kurusha iyo mu kiraro. Urabona uburyo yurira igiti ishaka amababi yo kurisha, ibigororoka, iba yigorora. Mu gihe yayindi yo mu kiraro yo kuvuga ngo aho bayishyiriye ubwatsi niho ijya, nta kindi. Aka kazuba ntikabona, ako gasiporo ntigakora, ntigenda. Cyokora harimo ikinyuranyo nuko mu kiraro agafumbire kaguma kwa nyiri itungo, mu gihe yahangaha ifumbire nyinshi irasigara kuri uno musozi. Nabyo ni irindi tandukaniro. Urabona ko ihene ishobora no kurya umunyinya, ntikangwa amahwa. Yes. Urabona ko ibifite na peti, iritoranyiriza ikirya, kuko amahitamo ni menshi iyo iri ku musozi. Ni nayo mpamvu izi hene zitarwaragurika, kubera ko muri ibi ziri kurya haba harimo n'imiti bitandukanye n'iyariye urubingo cyangwa se kimari mu kiraro, byakonje byanyagiwe. Hano iragenda yitoranyiriza, mu gihe iyo mu kiraro itoranyirizwa na nyirayo.
ahangaha irihitiramo icyatsi, irarya ikirimo umunyu, irya ikirimo isukari, irya ikirimo calcium. Aha, dore ya fumbire navugaga, dore ya fumbire iyo ari mu kiraro, iyi fumbire ijya kwa nyir'urugo. None iyi ngiyi isigaye, urabona ko yise urabona ko iyi kintu cyo gihombo cy'aborozi baragira ku gasozi. Iriya fumbire agomba kujya mu rugo, none isigaye hano. Ariko nibura biragaragara ko yororoka. Ihene yanyu ibyara bangahe? Harimo izibyara 3. Ihene yose 3 hano mwayigurisha ngahe? Mwatangiye gutubura abantu 100 basi. 5 nka Rwamagana niko. Oya, mwe mwaragiye ku gasozi. 100 yose 3 100 uzayinshakire. Okay. So ngayo nguko rero bakunzi ba KOP twaje kugenda akarere ka Bugesera. Ntacyo tutakoze, ntacyo twabahishe, twabashije kubona n'ibindi tuzayibereka. Ubutaha tuzajya inyuma dufate Ririma na Gashora, tujye muri bya biyaga bindi tutabashije kubona, cyangwa tujye na Rweru tunyuze za Batima. Aho hose tuzahabagerera, ariko n'utundi turere tuzatugeramo tubabwire. Ntabwo ari akangaka gusa, nubwo icya mbere kari hafi, icya kabiri gafite byinshi byo kuvugwaho. Niyo mpamvu twagahisemo, ntabwo kagoye kukageramo, abantu benshi bakarebera kure. Kera byari bigoye kubera imihanda, ntabwo bari bakazi, ariko ubu kuri no saha ikigaragara cyo buri wese mu cyiciro cye ashobora kuba yaba muri kano karere, ab'umuhinzi, ab'umworozi, ab'umucuruzi, ab'umufonctionnaire. Hano ushobora kuhaba kuko kujya gutera iperi Kigali ntabwo bigoye, ariko n'ibindi bikorwa hano mu buhinzi n'ubworozi ushobora kubikora, n'indi mirimo mu bucuruzi, mu masantere anyuranye ya za Nyamata, abarimu mu akazi k'ubwarimu, akazi n'ubunyamakuru. Nahanga n'abanyamakuru bazaze basinge studio. Ngewe nka Mutabaza binyemereye studio nayishinga kuri no musozi wa Rebero. Aha nahashyira studio, nkajya nganiriza abandi bantu, nkamenya abaje gusenga batahanye ibihe bisubizo, bazanye ibihe bibazo, batashye bafite ibihe bisubizo. Hari byinshi ahangaha twajya tuhakorera rwose. Mu cyumweru niba twajya dukora nk'ibiganiro 2 bijyanye no kwinjiza abantu mu mwuka. Abantu niba hasengera bagafashwa, urabona ukuntu baba banyuranamo bagenda basenga, bafite n'imizigo, niba biriya bikapu birimo ibyo baje gusenya simbizi, cyangwa baba bari burare. Ariko ikigaragara cyo bahakura ibisubizo, bahazana ibibazo bagatahana ibisubizo. Baravuga mu majwi aranguruye, baravuga abandi bakavuga batuje, abandi bakavuga bari mu matsinda. Abo bose byanze bikunze ntabwo uyu musozi bawuzaho 1 2 3 batazi. Hari abari mu matsinda magari rwose twahoze twumva, mwagiye mwumva amajwi yabo. Ariko ikigaragara cyo uyu musozi ushobora kuba uvaho imbuto z'umwuka, niko nabivuga. Umwanzi umuntu wahageze rwose ibibazo bye biba bikemutse. Ubutaha tuzagaruka, nitugaruka ubutaha tuzaganira n'umwe mu baje kwasengera, nubwo ari benshi twaje dutunguranye, ariko ubutaha tuzavugisha umwe mu baje kwasenga. So mwakoze cyane rero bakunzi ba KOP, turabakunda cyane.